Niko ndakubwira ngo i Kigali nkuru tuzi twose uzi ibyo wabaye umujyi nawe ufashe rwatsi ikiyede mbandimo igifundi ndi kukiga ubukomisiyoneri mbamari ibintu byo kwikorera utuzigo tw'abantu mbamari kwikorera amakara mbamari ibintu byose ngiye mbamari Kigali amafaranga ngomba kuyashaka bikubwiye shaka ngo uzi ukuntu wabaye umunyamujyi neza buri gihe umuzungu noneho ahubwo reka nkwereke mwe primus bakongere ni none usigaye no primus nta bintu by'inzabona ikibazo mfite naje no kukubwira uriya mugore wanjye ko mbona nzamubasha narakubwiye ariko ko mbona atangiye no kumujyana i Kigali ko mbona atangiye gukenera ibintu byinshi mbona atangiye kuba umuntu w'umusirimu cyane naho ubwo ukagira ngo nayanjye ujyana imwe bateranya n'iki uriya mugore wawe ukuntu ameze ubu ikintu ugomba gukora ni iki kora ukore cyane ushaka amafaranga ubona icyo umutungisha n'uriya wanjye ari no mu cyaro ubona bitsa gutunga inka nyinshi bikansa guhinga bikansa kugira utugira ngo mutunge no urambwira uriya wawe usa kuriya mva nkubwira buriya ibintu byose bigakubwa impamvu nananira nzayakora none si kubwa impamvu ugiye kwizika igisasu kibona ndibaza ese ko uriya mugabo w'umushoramari uribuka ko twagiye kumureba nkubwira ntitugiye i Kigali madamu baramubwiye ngo baradushaka tujyayo aratubwira ati narabonye aho kuba inzu yatujyanyemo ni umutamenwa n'etaje n'inzu zigeretse ni amakaro ni ibirahuri ahantu hose ibintu byose ni byiza nongeye nkibaza ese aranciki araduciki umuryango wanjye arawuciki nese nyine ubyumva rashaka uriya mugore wawe nyine reka uwo mugore nta kintu umuntu atawukora nanjye ari njyewe ari nkanjye n'inka zose njye nakemera nkaziguha ari umugore nkamutsindira ahubwo se ikintu ndimo ndibaza ayo makaro ko nta na sima wabagamo ubasha kuyabamo gute ibyo wenda ntabwo bigoye ikibazo cya kiraje ishinga uriya mugore nzamushobora uriya mugore ikintu nakubwira birasaba gukora kora ugira amafaranga kangere nka marimo nisubirire hakurya iriya urabizi irigaruye munyuru nutanshikiraho sinzi waje unyunga kuva i Kigali mpaka inama cyane navuze nigomba kuza kukugisha inama nanakubwire rega nubona nakanya uzadusuruze i Kigali ibintu biraryoshye oya nuko ritegira umvane mu ese wagize ngo wowe iyo wasohotse iyo wumva ngo wasohotse ngo wavuye mu rugo uza hano ku gasanzwe sanga kwa kama nayo uri aho nyine none se urambira ngo uko nukumenya ase umaza kanga Wait a minute. Wait, what is? Ntako meze ntako. Ageze ngo kuri ya chance ntibanyirukanye. Imbwa ngo ni gapita niba ariko sinjya nibaza ikintu ukuna abana n'abakuru giye kubona mbona azanye ngo abantu ngo barakoranye muri quartier ngo ntabwo babura akazi wari gapita kuri chantier ubwo ngewe ko ari ngiye waherukaga guhabwa akazi nyuma ko ni ntaye ubwo si ibyo ni ibiki watetse ikizi
oya nta kibazo twavugana nasohotse hanze oya ubuse kuko kumva bitaba bigize birasuzwa mfite umugabo kuko oya wenda gusohoka twasohoka ariko mu rugo rwose mu rugo ndumva bitari kuza neza wenda twazareba ukuntu tubigenza ariko ubu ngubu rwose sinzi byaba byihuse oya kawanjye ntabwo arabibona ntacyo ejo tuzongera tuvugane ariko rwose aya masaha bwije tugerageza rwose kuzajya mbyuka buri munsi mvuye njya kuvugisha mugabo aryamye nakora rwose biri ngo bisa neza saba kugira ijoro ryiza nibwo cyiza se oya nibwo ngenda se kuri kunyuka inama mama Skyra ese wajanga tukavugana ni ngombwa ngo ujye uza unyuka inabi ko wiriwe wicaye aho ngaho se ubu urabona ngiye meze nkawe wiriwe wicaye bananiwe ariko reka ngo basa ni iki kintu kiri gutuma witwara nk'uko uri kwitwara mbere hose kutambwiraga gutyo ngwino hano tuganire ariko mama Skyra ubu ngubu koko tugeze mu mujyi utangiye kujya undeba gutyo ukandebera ku ijosi umva ngiye nta kintu reka mfite cyo kuvugana nawe niko njyewe ubuzima ndabuhanze papa Skyra ako si icyo haze ni iki uyu minsi ibiri maze ntarimo gukora usuhaga ubuzima Skyra urarinda uvuga gutyo reba iyi nzu turimo turabwirirwa dusigaye tubwirirwa tukanaburana nanjye iyo mba niriwe nagiye reka ntabwo hari icyo mba naguhishe hari icyo njya nkakwiba nyine ntacyo urya ukanyima ariko ibi bintu ngenda ndabirambiwe kandi ndimo kubwira ni ndenda kubona akazi ndimo gushakisha urenda se ryari dufite umwana ngo ngomba kurya kugira ngo mbashe kumwonsa none se ubwo ibyo bizagenda gute nirirwa ku zuba ibi bintu oya ntabwo bizakora Skyra oya ndarushye pe ndananiwe ibi bintu byo guhora nandi sinzi nabwirirwe sinzi naburaye sinzi mana uragira ngo nzajye kwiba kugira ngo sinzi icyo uzakora watuje ukarya dukeya ugatuza kwishoboka akazi kazaboneka namara gukora akamukoba tukiri muri ibi erega niyo mpamvu nanjye mari gushakisha hasi hejuru hanyuma ndagerageza umusore mugabo niyivumbura akatubwira ati mumvire no mu nzu ndagerageza nshaka icyo mbikora ndakwinginze ibuka ko ndi umugabo ukunda unyumve kandi ujye unangirira icyizere umenye ko ejo n'ejo bundi bizaba bimeze byiza tumaranye imyaka 10 tubana aho nta kugira icyizere ese aricyo nari narya nkakwima muri ikibazo si icyari ikibazo ni ukurya kanya ikibazo ni ikiza ikibazo nuko ntaguma muri buno buzima igihe cyiki nese ushaka ubuzima bumeze gute duhinduke tuba abantu reba ukuntu twaje ahantu heza ariko turi n'ubu ngubu turacyari hasi n'ubu
gira icyo ubikoraho rwose Papa Skyla bitabaye ibyo rwose gira icyo ubikora amata noneho y'inahayo aranahenda hano nta n'inka bagira ubanza ndashaka icyo mbikoraho Mama Skyla ndashaka icyo mbikoraho rwose ariko mbabarire wowe shaka icyo ubikora ibindi mbere Halo. Uje wapi? Nika kwaya. Nika wa Mungu mwakoranye kwishansi. Ndabona nta kibazo. Umva icyo nagushakiraga buje. Ko hari akamari mfite nashakaga kumenya make. Ntacyo urakabona nkugezeho nta kibazo sawa ako Mama Skyla umugore ari Mama Skyla yewe unyita umukene hari umuntu n'umwe urabona anywa icyo bita kinywaji mama umugore wanjye Mama Skyla hari umuntu wari wakuha ikinywaji safi ndakubwiye ngo ngiyewe ndi umuntu wibashye un grand patron Papa Skyla sigaye mvuga n'igifaransa babarira twumvika sibyo ngiye ko televiziyo y'abandi ariyo wagurishije mbwira ibindi bintu erega Papa Skyla ikintu ufite itungo rikakugoboka Papa Skyla utangiye kugurisha ibintu byo mu nzu y'abandi utangiye kuramba bana imbere utangiye kugurisha ibintu byo mana nyasa erega umuntu abaho rimwe mu buzima Mama Skyla ubu se wumvaga inzoga wazayinywaye Papa Skyla wagurishije televiziyo urangije uguramo inzoga akanakunda ariko wabonye amasamake nazanye ahari ndarangiye wabonye inyama naguze wabonye ibintu byose nahashye mwana wanjye arye banzu ceceka Papa Skyla windakaza nta soni urifata ugurishije televiziyo si yawe ejo mudura natugurisha nese uyo nayigurisha ubu 70,000 bari kubibona Papa Skyla wayigurishije 70,000 nizenge gakwaya ndaki gakwaya ntago njya sinemera ko umwana wanjye yabwirirwa kabi ntago twabivuganye kandi ngo dushaka ntacyo ari hehe ayo mafaranga uvuga ari hehe abajuka mu nzoga ko namba nagutekerejeho nkavuga ni umugore wanjye banzu wakayoga umva kubaye Papa Skyla mvana imbere ibyo bintu byawe uskora ibyo bintu bituma tudakira niba utabishaka ubwo nakugenza nese umara kubona amafaranga ukatuyajyana mu nzoga nta kintu kizima dushaka kugera wahashye ikizi mu matunguru n'indagara nazihashye kandi rwose ndumva Skyla ubejo bundi uragurisha n'inzu y'abandi ahubwo se wantije akarahure nkabanza nkayicumuzi nkayisoma nkayumvisha cyane nge washatse pe umugabo wikoreye amaboko ngo azayatura tugeze mu ijuru soma wumve Papa Skyla
Magari bimeze bite? Mu cyaro biracamo. Mwase bimeze gute na ka kabari k'iwanyu? Ndibutse mperuka karafunze. Turi aho ngaho i Kigali ariko umugabo wanjye aranzananye pe burundu. Ubusinzi bwanze guhagarara. None ubu ngubu ejo bundi yagurishije na televiziyo y'abandi. Ndagukeneye pe. Ndagukeneye ntacyo agatike ndaza ko gushakira nakoherereze ariko ngereho nawe uzundebere. Nta kibazo. Sawa. Njye washatse pe. Gusa ingabo zatuma tubaho muri Kigali kweri. Cyane umugabo wanjye we. Noneho mwana hano bawe ibi ni ibikiri Kagame. Narakize. Nyumva hano ariko. Yego makura. Kambwira vuga kwaya ibyo akakwaya bize gute ko wamuruje ntaza mvuga ati biriya nari ndi kukubwira nyine gakwaya agire gutya agurishe televiziyo y'abandi. Iyo ngiye tunaniye. Mana yifata agende agurishe televiziyo ayigurisha 70,000. Iyo mico bakaya igihe ko tuzi ko hariya mu cyaro iyo mico bakatayigiraga. Sinzo kubize iyo bigeze ku nzoga uramuyobe. Yabigeze ku nzoga wagira ngo wabibona. Reba igihe tuzi iki twazi i Kigali. Uba iyaza ko hari umuntu udakunda ubusinzi. Tuba tumaze kugira byibuze akantu tugeraho. Ariko n'akazi ke kubera ubusinzi bakamwirukana. N'akazi rero abonye buryo barakamwirukanyamo. Ubwo kwaye ubusinzi bwanze gataro ntabwo biba biri kugenda neza urabizi utarakunda. Noneho muri Kigali hano uzaba hari ibintu bacururizamo ntiwamenya kandi amafaranga yo kurushinga butike se kano kanya n'abanyakuri. Disi birumvikana. Nari sugu umwanzuro afashe n'ubuhe. Njyewe ubu bukene bukomeje kungora. Ariko ahantu mwana harya. Aya matara asurura muri. Bakora bisi ibintu bimenyera. Gaho ngira umwanzuro ugakwaya ko tubigenze. Ntabwo ndafata umwanzuro ariko ako buriya ukamubwira mugira inama umugore mugenzi wawe ntiwasenya. Kwaza rwaza urebe. Nimba uzajya usiga hano hafungiranye. Nimba uzajya usiga ubigenza gusimbi. Ese nafungirana umugabo wanjye. Ko uzajya none se uko byagenda gute? Ariko se noneho Mana yanjye. Ngaho. Cyo ni igikima ufite mu ntoki. Cyo ni iki? Katurebe ibyo kintu. Ayiwe. Urusaba. Abari. Meriza hano tubene muri Meriza. Kase. Kanyine w'umushoramari wawe. Uramwibuka? Wa mubosi. Wa mubosi cyane tuhinguye. Uramwibuka? Yenda mwibuka. Sanutegereje se. Kiramuka kunamubona. Ubwo rero ndabona telefone. Kuki? Mva aramamagara saa sita nijoro amakeya. Anyitaho pe. Ejo bundi yananyoheje amafaranga ariko gakwaya soho. Gakwaya nayacisha. Kwazi ko kataro. Mbaza mwamaya ngaho. Yego yangahe yambisha. Ubwo kumbe waramukire. Niyo mpamvu mwana aje Kigali.